wa mbere mu gihugu ariko ku magambo uwo ni Zebeni Diamond ati ugomba kunyishyurira indege private jet. Ntabwo Debeli mu buzima bwarayigendamo, ntabwo arayigenda muri private jet. Simpamya ko na business class sindabona amafoto ya Debeli ari muri business class. None umuntu utaragenda muri business class uramubwira ngo yishyurire umuhanzi private jet mu bana Tanzania imuzana i Kigali? Ntibishoboka. Ibihumbi 5 n'amadolari ane my friend. Ibihumbi 5 biri kuri flyer igomba kujya mu gitabo, abantu bagomba kujya mu gitaramo cya Debeli ni $4. Debeli niyo kira gitaramo hajyamo aba VIP gusa, ntabwo amafaranga yakwishyura indege izana Diamond. Diamond yabonye akorana na Debeli ndiye magira ngo akorana n'umuhanzi w'icyamamare mu gihugu. Ntibishoboka, ntabwo bishoboka. Iyo mvuze gutyo uri kuvuga ngo ikibazo dufite twamamara tutaramamara. Nuvuga ngo aya masaha ndakubwiza ukuri, uretse n'itike y'indege, ntabwo Debeli afite capacity yo kwishyurira Diamond tike akamwishyurira hotel byasaba amadeni. He has that capacity ntayafite. Urumva? So umuntu aragenda akaremereza izina ikamera nk'igipuriza imbere nta kintu kirimo. Urukumva? Ni ukuvuga ngo kugira ngo Diamond aze kuririmba mu bukwe mu bukwe aze muri iki gitaramo ariko matariki naba ariho, asaba ko Debeli yirikorera buri kimwe. Diamond yikorera buri kimwe. Ntabwo Diamond nani Debeli yakwishyura itike y'indege. Amafaranga yakuye he? Iyo umuntu abivuze gutya baravuga ngo umuntu ari gusebanya. Nta mafaranga Debeli afite yo kwishyura private jet. Ndakurahiye nitwuyu. Uretse n'itike y'indege, Diamond standard ye na management ye na team ye kuyivana i Kigali, ntabwo kira gitaramo cya Debeli gishobora kubishyura. Ntibishoboka. Uretse no kubishyura no kubarisha no kubacumbikira akabakorera buri kimwe standard Diamond, ntabwo Debeli kira gitaramo amafaranga azakivamo. Mu gihe ni muri amatike, itike ya VIP ni 150 by'amanyarwanda, ntabwo ni nk'amadolari 120 cyangwa amadolari 110. Niyo VIP. You know what I mean? So rero twisanze ahantu gute aho umuhanzi ashobora kugirana koramo n'undi muhanzi, uwo muhanzi adashobora kumwafodinga ngo amuzane bakora muri iyo ndirimbo, akabamanza kumusaba ubufasha. Ntabwo Diamond, sintekereza ko muri iri tangazo mwabonye, ntabwo Diamond yigeze, reka mbasomere murebe. Ntabwo ntekereza ko Diamond yigeze yishyuza Debeli. Yego oyo kwibintu twabibarana twagira tuvuga ngo kwezi TV10 Rwanda abangaba nabo bandikiye inkuru ziba zitizewe neza cyane, bagira bati ntabwo byaba nibyo. Nasibu Abdul Juma Isaka cyangwa ni Isaka simbizi, uzwi nka Diamond ukomoka muri Tanzania, yasabye mugenzi we Mugisha Benjamin wamamaye nka Debeli ko ahabwa indege yihariye private jet kugira ngo azabashe kugera i Kigali, kugira ngo azataramane nawe mu gitaramo cyo kumurika album ye amaze imyaka 5 ateguza abafana be n'abakunzi b'umuziki. Mama nyabo. So ahangaha rero tugiye kwitegereza iyi private jet Debeli yumva mu mashusho yigeze. Debeli yayumvishe uwo bita Mbabazi Egide, umu ex fiance cyangwa umu ex husband wa Aurore Kayibanda. Sisi wowe yiguze ejo bundi kuri Biram kandi ari wowe wishyuye. Nyarwanda nta yindi keretse Debeli nakodesha yakajugujugu twabonye. Yakajugujugu twabonye igitembereza abantu kabatwara Rubavu. Iriya kajugujugu you maybe bayigira, cyangwa se Rwanda ntabwo Rwanda bagira ama private jet we.
ku buryo Rwanda ishobora kuvuga ati The Ben mu kugira ngo ususurutse abanyarwanda dore n'ubundi dusigaye turabafasha cyane tuguhaye indege yo kuzana Diamond. Ntabwo ari private simbizi. Aho ngaho hazamwe imbaraga za Rwanda. Bakavuga The Ben uzatwamamariza imyaka 10. Reka tu ntabwo nzi ngo yayiguriye. Diamond afite ntabwo The Ben afite ubushobozi bwo kujya kuvana Diamond muri Tanzania ngo amuzane mu Rwanda na private jet. The Ben ubwo ntabwo aragenda muri private jet yayikura he. The Ben se aya mafaranga yakura acezereza ngahe tureba abantu bamushobora kumusupport ntabwo bikunda. So Diamond keretse aramutse afashije nk'umwana uri gufasha umwana wo mu upcoming nibwo yamufasha iyo ndege ikaza. So aho ngaho tuvuye twigarukire kuri The Ben ngomba kubacurangura sha kangaruke kuri The Ben gato na Nasibu we nimuze mwitegereze y'amafaranga ni benshi we miliyoni 500 senkandi mire urumva 25 50 50 ndagira 1.5 ariko The Ben business ngo iki business 1.5 ariko genda The Ben uri ikina aya mafaranga ntayo uzabona agenda iyo hirya. Urumva aya mafaranga nta muntu none iyi miliyoni 500 ninde ushobora kuzuza ugiye kuturirimba indirimbo zo mu ijuru wasimbuye Lucifero. Urumva niyo ndirimbo uzaturirimbira Habibi tuyishirije okay. Abanyarwanda maybe ntabwo ndi kubingira courage abayafite muzajyeyo. Ariko aya mafaranga nubwo wabona abantu bose bakinjira muri iyi business what ntabwo aya mafaranga yazanira Nasibu. Ntabwo ayangaya yazana Nasibu ngo amwishyure private jet nawe utarayigendamo. Mwitegereze murebe ibihumbi 20 ibihumbi 25 ibihumbi 50 hanyuma miliyoni 500 ariko sha muri bitangaza. Iyi ngiyi ya 599 niyo abantu baziyishura kujya mu minsi mikuru kutuzanira amatike miliyoni 500. Ndareba ntegereje abantu bazaguriza ticket nanga nzaba ndikiko namanutse ko ndi Kigali ibi nzabirebesha amaso yanjye nzaba mpari. Ntabwo ari negativity nta nubwo ndi kunenga. Urumva so ngayo nguko ariko Diamond aramutse ahari byaba fresh ariko Diamond ntabwo azaba ahari ndakurahiye. Keretse ubone amafaranga yo kwishyura itike ariko ntibishoboka ntabwo ufite ubwo bushobozi my friend.